reka mu makanya gato nagira ngo mbanze nshimire abo turi kumwe hano ari Vice Chairman wa RPF, Secretary General wa RPF, Namureshyankwano mu buyobozi bwa RPF. Hanyuma hano turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda. Musanzwe muzi tubabagezaho buri munsi ari amazina yabo, ari iyo mitwe ya politiki dukorana nayo. Nagira ngo mubampere amashyi tubashimire. Buriya muri ariya majwi huzuyemo RPF n'ayabo dufatanije abamvuga. Nagira ngo nshimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza. Buriya nabo bambera akabando. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, ndetse abari hano ni bake n'abashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga. Hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose. Ariko n'ubu abadukurikira ndabibibwiriye bumve ko mbashimiye cyane cyane. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora, cyo kwiyamamaza twabanje, cyo gutora, noneho n'ibyo bitugaragarije bimaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye. Bivuze icyizere mbashimira. Icyizere ntabwo cyoroshye, ubundi
nta kintu uha umuntu muri ako kanya ngo ahere ko kugarurira icyizere. Icyizere ni ikintu cyubakwa mu gihe. Niba mujya mwitegereza kandi kubera icyo cyizere y'imyaka yose tumaranye n'ibikorwa byinshi ndetse rimwe na rimwe kenshi bigorana, hari wari wambona ariko nsa n'uwashobewe. Ntabwo njya nshoberwa na busa. No mu bigoranye bite tumaze kunyuramo cyangwa tuzanyuramo no mu gihe kizaza, impamvu niyo ngiyo, ni cya cyizere navugaga. Mba nizeye ko ndi bufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura. Kandi namwe ukuntu mwitabira ubutumire mu bikomeye guhangana nabyo, icyizere muha umuntu nyine sinabona uko ngisobanura. Naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane, ntabwo ari imibare gusa. Niyo biza kuba 100%, ntabwo ari imibare gusa. Ya mibare irimo kiriya cyizere, nicyo cyangombwa. Rero ndumva ntari butinde cyane, nzabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira, ariko ntabwo nari kurara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa. Ni ibintu bidasanzwe, niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga, ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Ibi kandi ndabigarukaho, ni ubudasa bwa FPR, ni ubudasa bw'Abanyarwanda. Ndabashimira rero nk'Abanyarwanda, ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo, mu bikorwa, mu ngiro ya politiki. Ndashimira urubyiruko mwebwe,
tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora, dukora ibintu bibe bizima, binoge, bibe umuco wacu, hanyuma duhangane n'ibibazo. Niyo duhanganye n'ibibazo tumenye ngo nitwe bireba kandi twese hamwe. Ntabwo ureba umwe ngo uvuge ngo niwe wateye ikibazo cyangwa ntibindeba. Turafatanya tugahangana n'ibibazo byo dushoboye gukemura tukabikemura, ibidashobotse muri uwo mwanya tukabyubakira izindi mbaraga zishobora gutuma tubinyuramo. Ibi rero by'amatora ubu nabara ko tubirangije bigiye inyuma yacu. Hasigaye umurimo ukomeye imbere, ka kazi biriya noneho tugera mu matora kugira ngo tubikore inyungu ku banyarwanda ziboneke. Sibyo? Reka rero murakoze cyane. Tuzongera dushaka undi munsi tuganire, twishime, ariko byose tubikora dutekereza akazi kari imbere tugomba gukora. Murakoze cyane. Ijoro ryiza. amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite, ariko uyu munsi nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora yabitwijeje, turarara tumenye iby'ibanze mu matora ku bakandida perezida. Muri aka kanya kandi muri studio tugiye kureba ishusho y'amatora muri rusange uko yagenze mu gihugu hose, ndetse sinza kuba ndi njyenyine, ndi kumwe na Divan Uwayo. Divan, wiriwe neza? Wiriwe neza Gloria. Watoye? Cyane rwose. Biragaragara no ku ntoki biriho. Gutora nakoresheje ikaramu, ariko ikimenyetso cyerekana ko natoye kugira ngo ntasubira guha umukandida wanjye irindi jwi bashyizeho hano, agira ngo nanjye nabaye nka ba bavandimwe banteyeho kazi. Turi kumwe kandi na Twizeyimana Baudouin, uri umuhuzabikorwa muri Pax Press, nawe tuguhaye ikaze. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Yego, nawe watoye? Natoye kare, natoye mu gitondo kare rwose, natoye mu bambere. Yego, umeze nk'abandi turi buze kurebera hamwe aho RBA yageze. Hari abazindutse kare cyane, impamvu turaza kuyimenya. Turi kumwe kandi na Maurice Uwera. Maurice, wiriwe neza? Wiriwe neza Gloria. Umeze neza? Yego, biragenda. Watoye? Yego, natoye nk'inshingano zanjye nk'umunyarwanda, batoye mu gitondo kare. Reka rero twongere tubahe ikaze mwese muri kumwe natwe. Televiziyo Rwanda iri kumwe nawe kugira ngo tugaruke ku ishusho y'uyu munsi, ishusho y'amatora mu gihugu hose, ndetse tubibutsa yuko ku munsi w'ejo muri diaspora ho bari batangiye igikorwa cy'amatora, ndetse henshi bari banamaze no gusoza mu biganiro twagiye tugira ku munsi w'ejo. Ariko mu Rwanda by'umwihariko uyu munsi ku itariki 15 ni itariki abanyarwanda bari bamaze iminsi bategereje kugira ngo bitorere abayobozi babereye u Rwanda. Twizere ko rero muri aka kanya tubana kugeza aho tuza kumenyera iby'ibanze mu matora, turi bumenye uwatorewe mu buryo bw'ibanze, ariko kuba perezida w'iki gihugu. Isaa 4 zuzuye turi buze kwerekeza kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ubane natwe kugira ngo tuze gukurikira uko byagenze. Reka rero nari mbibabwiye, ni uyu munsi twiriwe mu matora hirya no hino. RBA yageze henshi hashoboka. Reka wenda duhere ku gikorwa cy'uko aba bakandida ku mwanya wa perezida bagiye hirya no hino nabo gutora. Mu gikorwa rero cy'amatora ya perezida wa Repubulika akomatanyije n'ay'abadepite,
yabaye kuri uyu wa mbere umukandida perezida watanzwe na FPR Inkotanyi yatoreye we mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Akaba rero yaje gutora ari kumwe na madamu we Jeannette Kagame. Hari ku isaha ya 6:55 bakihagera kandi babanje kujya ku murongo basuhuza abo bahasanze, nyuma binjira ahabugenewe baratora. Umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu watanzwe n'ishyaka Green Party we yatoreye mu karere ka Gasabo. Saa 4 za mu gitondo nibwo umukandida Frank Habineza bari kumwe na madamu we bo bageze kuri site y'itora ya Groupe Scolaire Kimironko ya kabiri iri mu kagari ka Bibare umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo. Nyuma yo gutora umukandida Frank Habineza yashimye intambwe u Rwanda rumaze gutera muri demokarasi. Reka tujye kuri Mpayimana Philippe. Saa 4 za mu gitondo uyu mukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika yatoreye kuri site y'itora ya Camp Kigali mu kagari ka Biryogo akarere ka Nyarugenge. Nyuma yo gutora umukandida Mpayimana Philippe yashimangiye ko yishimira uburyo igikorwa cy'amatora cyateguwe. Aba ni nabo dutegereje kumenya mu bijyanye n'iby'ibanze bituruka muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora uwegukana uyu mwanya wo kuyobora abanyarwanda ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Abo turi kumwe mwakurikiye muri rusange uko ibikorwa by'amatora byagenze. Turi buze kugenda tureba hirya no hino haba mu mujyi wa Kigali no mu ntara zitandukanye, ariko wenda Divin Uwayo, kuri wowe iki gikorwa cy'amatora wagikurikiye ndetse wagiye no gutora, wakibonyemo iki? Navuga ko nakibonyemo imyiteguro imaze kumenyerwa ku ruhande rw'abanyarwanda, ariko navuga ngo kuri bamwe mu banyamahanga itamenyerewe. Imyiteguro no kwishimira igikorwa cy'amatora cyaranzwe n'udushya dutandukanye, wenda nabyo umuntu araza kubigeraho, ariko ukurikije uko navuga ngo gutora ubwabyo byari bimeze kuri site y'itora ngewe aho natoreye, kubera ko n'ubundi nari nazindukiye hano mu kazi, mva hano mu kazi njya gutora. Aho narebye rero aho natoreye, kuko nagiye gutora nanjye mu masaha bukeye, igihe narangirije ikiganiro hari nko mu hafi saa 7:30, wabonaga ko imirongo yari migufiya, ntabwo hari hakiri imirongo myinshi. Ikindi wabonaga ni uko benshi mu bari bari kuri iyo mirongo bari urubyiruko, bari abajene. Wabonaga abantu bakuze bo basa naho ari bo batoye kare mbere y'abandi. Wenda nabyo umuntu yagerageza kubireba, ariko ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane abantu batoye bwa mbere bari bigaruriye imihanda rwose, bari bayigize iyabo. Yewe ndetse abatoye ku nshuro ya mbere bo iby'amabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, cyane cyane ku bakoresha urubuga rwa Snapchat, bageze aho ngaho ibyo kuvuga ko gutora ari mu ibanga udafotora ibyo watoye bo babishyizeho. Mu gitondo rwose kare nza hano mu kiganiro, umuntu wa mbere nabonye namusanze kuri Snapchat yafotoye umukandida yatoye. Ndavuga nubwo neke yihangane kuko nta kundi biri bugenda, amabwiriza bayarenze. Ariko ni amatora navuga ko nkuko bimaze kuba umuco muri iyi myaka 30 mu Rwanda, umuco w'amatora bimaze kugaragara ko n'igikorwa kiba mu mutuzo no mu mutekano usesuye, nk'uko byanagaragaye no mu gihe cyo kwiyamamaza. Ahubwo ikintu cyantunguye, numvaga rwose umuntu ari buze gushiduka baje kuri site bambaye nk'ibirango by'abakandida bamamazaga, kuko haciyemo iminsi 2 gusa abantu bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Byari bimaze ibyumweru 3, ariko ni ikimenyetso gikomeye cy'icyo nakwita maturite cyangwa se ubukure ku banyarwanda, kandi mu byiciro byose, no kuri abo batoye bwa mbere wabonaga koko bagerageje kubyubahiriza, nubwo harimo abo bakeya barenze kuri iryo bwiriza ryo kutagaragaza no kudafotora ibyo batoye. Nicyo cyonyine cyantunguye.
Dijan, urakoze cyane kutubwira ku bwawe uko wabonye navuga ngo ni ishusho y'amatora uyu munsi uko wabibonye, ndetse ugeze no ku mbuga nkoranyambaga, unagarutse ku batoye bwa mbere urubyiruko, turaza kubagarukaho by'umwihariko cyane ko atari umubare muto nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora yabitubwiye ndetse no mu biganiro bitandukanye, ndetse imibare iragaragara. Baudouin, nawe watoye, wowe uyu munsi iyi shusho y'amatora kuri wowe wayibonye ute? urakoze cyane. Natoye ndumva natoye mu masaha moya n'igice aho ntuye, hakiri imirongo minini miremire dutora, ariko icyo navuga jyewe nabugize n'amahirwe yo kuvugana n'abanyamakuru batandukanye bari hirya no hino mu turere, kuko hari abanyamakuru twakoranaga, ariko icyo nabonye uyu munsi ukwiye gufatwa nk'isomo. Nabonye ari umunsi ari igikorwa gikwiye babahanga mu bya politiki na za siyansi bakwiye gufata, kubera ko ntago amatora yo mu Rwanda uko yabaye uyu munsi ko nayabonye ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza igihugu bimwe bisi tumaze iminsi tuvuga duharanira ubumwe bw'abanyagihugu, ubusabane bw'abanyagihugu, ibyishimo byose byagaragaraga mu matora. Ubundi amatora tumenyereye nagiye mbona mu bindi bihugu, cyangwa nayo nigeze mbona mu minsi ya kera cyane, umuntu yarwanira kuza gutora kugira ngo ahe umukandida w'ijwi kugira ngo uwo bahanganye atamurusha, ariko mu by'ukuri abatoraga uyu munsi ubonaga ari ukuza kuzuza inshingano zabo nk'abanyagihugu. Ndashaka gutora mu kanya hari aho bita ku Muyange muri Kicukiro, Nyamata muri Bugesera na Kamonyi mu masaha 9 zageze abantu bari benshi ku murongo pe, bati turashaka gutora, twibwe turashaka gutora. Banafunga site y'itora abantu bakaguma inyuma y'igipangu, bati mureke dutore. Mu by'ukuri ugasanga